Bakunzi ba Mboguness TV ndabasuje ndabaramukije cyane, ndabifuriza umugoroba mwiza ku bantu mwese mudukurikiye muri bihugu bitandukanye, yaba u Rwanda, Burundi, Congo, Tanzania, Uganda ndetse na Kenya. Ndabifuriza umunsi mwiza kandi ku bantu mwese muri mu bihugu byo muri Afurika y'Amajyepfo, yaba Zambia, Malawi, Mozambique ndetse na South Africa. Ndabifuriza akazi keza ku bagafite, namwe mudafite akazi ndabihanganisha babwira ko uyu munsi bishobora kuba byanze ejo bigakunda, nta gucika intege. Icyambere ni ukwizera Imana no gusenga, byose birashoboka. Iyi mukurikirana rero ni Mboguness TV, ngiye mugiye kubana nawe mu kiganiro ni Hagenimana Adolphe. Nk'ibisanzwe rero bagarutse tubagezaho ibiganiro bitandukanye, mbashimira uburyo ki mukomeje gukora subscribe, share ndetse na comment ku biganiro tubagezaho. Ni iby'agaciro gakomeye cyane, turabakunda kandi tuzajya tubagezaho ibiganiro nk'uko bisanzwe, nta gucika intege. Wowe icyo usabwa ni gukomeza kubana natwe ntabwo tuzabatenguha mu bijyanye n'ibiganiro n'inkuru zitandukanye tuzajya tuzibagezaho. Muri aka kanya rero tugiye kugaruka tubagezaho ikiganiro kivuga ku bamarayika batabaye Loti. Nk'uko mubizi Bibiliya ibibavugaho cyane uburyo ki abamarayika baje bagatabara Loti ubwo bari bagiye kurimbura Sodomo na Gomora. Mucyo hamwe rero twicare hamwe tuganire ku bijyanye n'abamarayika batabaye Loti, hanyuma umugore muka Loti kubera kutumvira Imana akaza gushonga nk'umunyu, yahindutse inkingi y'umunyu nk'uko Bibiliya ibivuga. Muraho neza mwese, uyu munsi turi buze kwiga ku nkuru ikomeye cyane kandi ifite amasomo akomeye mu buzima bwacu. Ni inkuru yo mu itangiriro igice cya 19 ivuga ku buryo abamarayika b'Imana batabaye Loti n'umuryango we. Mu gihe Imana yari igiye kurimbura imijyi ya Sodomo na Gomora, ariko nanone iyi nkuru irimo ikintu kibabaje, ukuntu umugore wa Loti wahindutse inkingi y'umunyu. Rwose ni ibintu bibabaje cyane, ukuntu muka Loti cyangwa se umugore wa Loti yahindutse inkingi y'umunyu. Ni iki bitwigisha twebwe ab'iki gihe? Ni mucyo rero hamwe tuze tubisuzume, turebe isomo twakura muri iki kiganiro n'inyigisho umugore wa Loti aduhereza ku basomye Bibiliya. Abamarayika baje rero i Sodomo, Bibiliya ivuga uko abamarayika babiri baje i Sodomo nijoro bagasanga Loti ku marembo y'umujyi. Loti arabakira, arabinjiza mu nzu ye. Hano tubona uburyo ki Loti yari umugabo nyine Imana rwose yishimiraga, n'impamvu yagize amahirwe n'umugisha ukomeye cyane wo kwakira abamarayika b'Imana. Umva ko yabakiriye abahereza ikaze mu nzu. Abantu rero b'i Sodomo bari barajyanywe, mbese barabaswe n'ibintu by'ubusambanyi n'ubuhumyi bw'icyaha. Hari ibyaha bikomeye cyane, ibyaha biteye ubwoba cyane, ku buryo ngo baje bashaka kubasuzugura no kubakoresha ibyangiza. Numva ko abo babonye abamarayika b'Imana bumva ko bakwiye kubasambanya no kubakorera ibintu bibi cyane biteye isoni, ariko ntabwo bari bazi ko rwose bafite imbaraga zibarenze. Iyo usomye hariya mu ntangiriro ibice 19 ugakomeza, rwose urasobanukirwa n'uko byagenze. Ariko nanjye ndi hano mu kiganiro kugira ngo mbagezeho byose uko byagenze, n'uko abamarayika bavuye ngo bikarangira baharimbuye. Urumva rero bo barabateze, kuko ubundi abamarayika ngo
abamarayika bafite ubwiza bukomeye cyane. Barababonye rero barabifuza, ko hari uwo mujyi ngo wari uteye ubwoba cyane mu bintu bijyanye n'ibyaha. Ibintu bijyanye n'ibyaha ngo byari bimeze nabi cyane nk'ibyo turi kubona muri ino minsi by'abaryamana bahuje ibitsina, kwicana, ubujura, ibintu nk'ibyo byose byari byezemo. So abamarayika rero babonye ibyo bakurura Loti mu nzu, bafunga urugi kandi bateranya abantu bari hanze ngo bacanganyikirwe ntibabone aho binjira. Urumva ko abamarayika mu by'ukuri hari icyo bakoze mu mbaraga zabo bafite bahawe n'Imana isumba byose. Yabahaye imbaraga rwose, abari bari hanze babategereje nyine bumva ko bagiye kubakorera ibintu bifuza byose, ibyo ari byo byose bibi, ariko Imana mu bubasha bwayo n'imbaraga yabahaye baracanganyikiwe. Baracanganyikirwa, bagera ku muryango, mbese umuryango wo gukingura barawubura kugira ngo babagereho. Murumva ko cyari ikintu rwose gikomeye cyane. Icyo bitwigisha rero, hari icyo bitwigisha nkatwe tuba twarasomye Bibiliya tukumva icyo abapasiteri, abakozi b'Imana batubwira rwose, hari icyo bitwigisha. Imana irinda abayo. Iyo uri mu nzira yayo rwose irakurinda, kandi ikabahozaho ijisho kugira ngo ibarinde. Nubwo isi yakugora gute cyangwa ibigeragezo bikomeye, ariko Imana irakurinda kandi ikabana nawe mu buryo ubwo aribwo bwose. Kandi ubutabazi bw'Imana nk'uko bisanzwe buza buri emergency kuri we mu gihe hahandi ubona kugeza ahantu hakomeye. Imana irahagukura rwose, ikakugirira neza, ikagutabara, kuko iba yibutse isezerano ryayo mufitanye no kuba warayubashye utaragendeye mu bintu by'ibyaha. Imana iraza ikagutabara. Urumva ko muri iyo mijyi ibiri uko ari Sodomo na Gomora yabonyemo abakiranutsi bayo gusa, yemera batuma abamarayika kugira ngo babakureyo. Nk'uko dukomeza mu kiganiro turagenda tureba ubutumwa bw'abamarayika. Abamarayika rero babwiye Loti ati fata umuryango wawe usohoke muri uyu mujyi, kuko Imana igiye kuwurimbura. Ibyo rero tubibona mu Itangiriro igice 19 umurongo wa 12 kugera kuri 13. Ariko Loti yatinze asa n'udafite icyemezo gihamye. Loti yari akirimo ashidikanya. Rero abamarayika babibonye bamufata ukuboko, bafata n'umugore we n'abakobwa be basohora hanze y'umurwa. Urumva ko abamarayika bakoresheje imbaraga zabo kubera iki? Kubera gahunda bari bafite yari yo kubatabara, ariko Loti yari akirimo ashidikanya. Rero icyo bitwigisha ni iki? Ni uko Imana igira imbabazi ku bantu bayo, nubwo rimwe na rimwe dutinza kumva. Hariho ukuntu dutinda kumvira. Nubwo Loti yagaragaje kudohoka, Imana ntiyamuretse ngo apfe n'abandi. Murumva ko hari arimo yinangira, ariko Imana rwose yakoresheje imbaraga zayo mu bamarayika bayo yari yohereje, babatwara ku ngufu. Kuko ibihano byari bitegereje Sodomo na Gomora byari hafi kubageraho. Rero urubanza rwa Sodomo na Gomora turareba uburyo ki Imana yaharimburishije umuriro n'amabuye byaka. Abamarayika babwiye Loti n'umuryango we bati nimwiruke, ntimurebe inyuma, ntimuhagarare ahantu na hamwe cyangwa se mu kibaya, ahubwo mujye ku musozi mudapfa. Tubibona mu Itangiriro ibice 19 umurongo wa 17. Hanyuma umuriro n'amabuye byaturutse mu ijuru bigwa kuri Sodomo na Gomora, imijyi yose irashya irakongoka.
ariko umugore wa Loti areba inyuma maze ahinduka inkingi y'umunyu, nk'uko tubisoma mu Itangiriro ibice 19 umurongo wa 26. Atubwira neza uburyo ki Loti yahindukiye akareba inyuma, bigatuma ahinduka inkingi y'umunyu, kandi Imana yari yababwiye ko bakwiye kwiruka nta kureba inyuma. Rero icyo bitwigisha iki ko hari ibintu Imana iburira abantu. Hari ibintu Imana iburira abantu ntibabyiteho, nko kureba inyuma k'umugore wa Loti kwerekana umutima ugifite ibintu by'isi. Ugifite ibintu by'isi, umutima wifuza ibyo twasize inyuma aho kumvira Imana. Hari abantu benshi rero Imana ihereza isezerano cyangwa ikabahereza ubutumwa bw'uko bakwiye kutareba inyuma, ariko ugasanga barahindukiye barebye inyuma. Bamwe ntabita ku by'isi cyane aho kugira ngo batumbire Imana. Ugasanga barimo barareba ku by'isi cyane. Muka Loti rero nawe niko byamugendekeye, areba inyuma asanga nayo yahindutse inkingi y'umunyu. Amasomo rero ku gihe cyacu cy'ubu ngubu twakuramo ni uko gukunda isi no gukunda Imana ntibihurirana, ni ibintu bihabanye cyane. Umugore wa Loti yarokokaga nk'abandi, yagombaga kurokoka nk'abandi, ariko umutima we wari mu mujyi, warimo ureba iby'inyuma, ibyo ari gusiga, amazu se, amafaranga, ibintu nk'ibyo by'imitungo byose. Umutima we wasubiye inyuma urabitekereza, kubera kureba inyuma. Byerekana ko agifite ibitekerezo by'isi. Ibyo byose yasize inyuma byaramukururaga cyane, bigatuma abitekerezaho. Rero hari aho Yesu yigeze abwira abigishwa be, arababwira ati mwibuke ku mugore wa Loti, nk'uko tubisoma muri Luka ibice 17 umurongo wa 32. Hariya Yesu yarabibabwiyeho cyane kubera ko abantu bari bakunze iby'isi cyane kuruta gukunda Imana. Rero mu by'ukuri ubutumwa twakuramo nta bundi, ubutumwa buracyakomeye cyane. Rero ntabwo dukwiriye kureba inyuma ku byaha by'isi n'ibyishimo byayo. Umva rero ko Bibiliya itugira inama yo kwita cyane ku iherezo ryacu, tukareka gukunda iby'isi. Ikindi tukihutira kumvira Imana, rwose. Kuko kutumvira Imana bidukururira mu ngaruka zikomeye cyane, nk'izo Loti yahuye nazo. Loti yatinze kugenda, umugore we areba inyuma. Iyo Imana iduhaye ijambo tugomba kuryumvira vuba, kuko igihe gishobora kudutenguha. Mu by'ukuri Imana nikubwira ati vanga se, cyangwa ikuburira gutya na gutya, uzumva ijwi ryayo, kuko nutaryumvira ushobora guhura n'ikibazo gikomeye cyane. Hari abenshi rero bumva ijwi ry'Imana, Imana ikaba yabasura mu nzozi, ikabereka uburyo ki ibintu wenda nk'ahantu hatari heza se, cyangwa se ibyo barimo ko bashobora guhura n'ingaruka bakabyima amatwi. Ariko iyo igihe kigeze nibwo bibuka rya jambo cyangwa se ya message Imana yabahaye, ugasanga bahuye n'ibibazo kandi Imana yarababwiye hakiri kare. Rero isi izacirwaho urubanza nk'uko Sodomo na Gomora zarimbuwe. Bibiliya ivuga ko n'isi yose izagerwaho n'umuriro ku munsi w'urubanza, nk'uko tubisoma muri Timoteyo Petero wa 2 ibice 3 umurongo wa 7. Inkuru ya Loti ni ishusho y'urubanza ruzaba, kandi n'urukundo rw'Imana rwerekana inzira yo kurokoka. Nk'uko mubyumva rero, ni ibintu bigaragaza ko urubanza ruzaba, ahubwo hahirwa abantu bazaba bari mu Mwami wacu Yesu Kristo, kugira ngo
batazacirwaho iteka, kuko Yesu we yarivugiye ngo niwe nzira y'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa Data rero atamujyanye. Rero kudatekereza wenda ngo urebe inyuma, iyo wemeye gukurikira Imana wifuza gusubira mu byaha. Kureba inyuma ni ikimenyetso cyo kutiyemeza neza mu rugendo rwo kwizera. Dusoza ibijyanye n'ubu butumwa bwa marayika barokoye Loti. Bavandimwe, nk'uko Imana yateje umuriro ku migi ya Sodomo na Gomora, niko hari n'urubanza ruzaza ku isi, ariko Imana yaduhaye inzira yo kurokoka binyuze muri Yesu Kristo. Umva ko Imana yemeye kuduhereza umwana wayo w'ikinege kugira ngo aze aducungure. Rero ku bamwumvira bose bagomba kwizera ijambo ryiwe. Mwibuke ko umugore wa Loti, kuko yakijijwe mu buryo bw'umubiri, ariko umutima we utari warakijijwe, ntabwo wari ukijijwe. Rero ntidukwiye kuba mu cyerekezo cya Yesu n'amaguru, ariko imitima yacu ikiri mu by'isi. Nimucyo twiyemeze kutareba inyuma, ahubwo tujye imbere tugana aho Yesu Kristo azaturokora. Niba iyi nkuru igukoze ku mutima, kanda subscribe kandi ukore share ndetse na comment. Ikibazo rero nakubaza soza iyi nkuru, mbese ni irihe somo wowe waba ugize ku mugore wa Loti? Imana rero ibaha umugisha. Mbashimira uburyo ki mukomeje kubana nanjye mu biganiro tubageza kuri Humble Goodness TV. Ibiganiro biracyaza, icyo usabwa ni ukuguma umurongo tubagezaho ibiganiro bikurikira. Njye mwabanye mu kiganiro yari Hagenimana Adolphe, mwakurikiranaga yari Humble Goodness TV. Bifuriza akazi keza ku bagafite, namwe mudafite akazi ndabihanganisha, mbabwira ko uyu munsi bishobora kuba byanze, ejo bigakunda, nta gucika intege. Icya mbere ni ukwizera no gusenga, byose ni Imana ibigena. Sawa rero, mugire amahoro y'Imana. Abagiye kuryama mugire ijoro ryiza, kandi namwe mutararyama ndabifuriza kugira umugoroba mwiza. Bye bye, Imana ibarinde.